Ndagusuhuje inshuti muvandimwe, amahoro n'imigisha biva ku Mwami Yesu bibane nawe. Mu bushize twarebye kugaruka kwa Yesu, iherezo ry'icyaha ndetse n'ubuzima abacunguwe bazabamo igihe bazaba barazwe ubugingo buhoraho. Ubu noneho twakwibaza inzira twacamo ngo tuzabone ubwo bugingo buhoraho. Mu by'ukuri ibiremwa Imana yaremye byose bifite ubushobozi bwo kubaho iteka ryose mu buzima butarangwamo urupfu. Aha twavuga nk'abamarayika b'Imana. Wigeze wibaza impamvu imibumbe iri mu isanzure ndetse n'inyenyeri bihoraho iteka ryose? Kubera iki biriya byaremwe bidapfa? Isi nayo ntishira, ihora uko yahoze. Inyanja n'ubutaka bihora uko byahoze. Biragaragara ko mu isanzure ryose abantu ndetse n'inyamaswa twahawe gutegeka, ari twe dufite umwihariko wo gupfa mu isanzure ryose. Ibi bintu byaje gute? Mbese niyihe nzira twacamo ngo tuzabone ubwo bugingo buhoraho? Turasaba Imana ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Guhaye ikaze. Imana umuremyi w'ibiriho byose yaremye iyi si mu minsi 6, kandi ubwo yamaraga kubirema yabonye ko ari byiza cyane. Ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira kurema. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 31 n'igice cya kabiri umurongo wa 1. Nk'uko ibyo Imana yaremye byose byari byiza, umuntu nawe yari mwiza kandi yaremwe mu ishusho y'Imana. Nk'uko abamarayika b'Imana badapfa, niko n'umuntu nawe yari yarahawe ubushobozi bwo kudapfa. Umugabo n'umugore niko yabaremye, maze ibaha ikaze mu isanzure, mu ngoma ngari y'ubutegetsi bw'umuremyi Imana yacu. Nk'Imana umuremyi wabo bagombaga kumwumvira kandi bakagendera mu mategeko y'ingoma ye. Nyamara Imana ntiyigeze ibambura umudendezo wo guhitamo icyo bashaka. Niyo mpamvu yashyize igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi muri Edeni, ikababuza kukiryaho. Bityo iyo baza kwanga kukiryaho, bari kuba bagaragaje ko bemeye ubushobozi n'ubuyobozi bw'umuremyi wabo, kandi ubwo nibwo bari kuba amahoro. Ariko bahitamo kugomera umuremyi wabo, barya ku giti Imana yababujije, nuko bababisha itegeko ry'Imana. Ku bw'ibyo, ingaruka zo kwica itegeko ry'Imana zagombaga gukurikiraho. Icyaha ni ukwica amategeko y'Imana, bityo bari bafunguriye inzira urupfu. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23. Nuko kuva ubwo icyaha cyinjira mu isi, urupfu, indwara n'ibibi byose biza mu isi, kuko icyaha cyasenye umushyikirano w'abantu n'Imana. Kuko igihano cy'icyaha ari urupfu, abantu bagombaga gupfa ntibongere kubaho. Ariko dore inkuru iteye ibyiringiro. Mu isanzure hari wari wemeye guhanwa igihano cyari kigenewe umuntu, ari cyo rupfu. Bityo binyuze mu rupfu rwe, abantu bazongera kubona ubugingo buhoraho. Uwo ni nde rero? Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi b'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Yesu Kristo umwana w'Imana niwe ukwiye ikuzo n'icyubahiro. Niwe wapfuye urupfu twari dukwiye gupfa, izina rye nirishimwe mu isi no mu ijuru. Umuhanuzi Yesaya yahanuye ibya Yesu muri aya magambo. Nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe, n'icyo batumvise bazakimenya. Ninde wizeye ibyo twumvise?
kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga. Cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Ubu igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibyaha by'ubwoko bwe. Aya magambo tumaze gusoma aboneka muri Yesaya igice cya 53. Ubwo nibwo buzima buruhije kandi bubabaje umwana w'Imana yanyuzemo kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Muri Yohana igice cya 1 niho tubona uburemere n'agaciro k'igitambo cy'umwana w'intama. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ijambo ry'Imana riduhishuriye ko muri Yesu harimo ubugingo. Niwe nkomoko y'agakiza, kandi niwe utuyobora mu nzira igana mu ijuru. Icyubahiro n'ikuzo bibibye iteka ryose. Yesu ubwe yabwiye abigishwa bati, "Nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye." Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Twamaze kubona ko abamwizera bose bazabona ubugingo buhoraho. None ni mu buhe buryo twizera Yesu Kristo umwana w'Imana? Igisubizo cy'iki kibazo turagisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, "Bagabo bene data, mbese tugire dute?" Petero arabasubiza ati, "Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano ya Mwuka Wera." Nyuma y'uko Umwuka Wera asukiwe intumwa ku munsi wa Pentekote, intumwa Petero yabwirije ikibwirizwa kirekire kiboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2. Abari bahari bamenye ko ibyaha byabo ari byo Yesu yabambiwe, maze bagira agahinda barababara cyane, niko kubaza intumwa bati, "None tugire dute?" Aha rero bari bateye intambwe ya mbere mu rugendo rwo kubona ubugingo buhoraho. Kugira agahinda k'ibyaha umuntu yakoze nibyo bimutera kwihana, kuko asobanukiwe ko ibyo byaha akora ari byo byatumye Kristo abambwa. Intumwa Pawulo abivuga muri aya magambo, "Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu." Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 10. Dukurikije aya masomo birasobanutse ko agahinda k'ibyaha twakoze ariko kabanziriza kwihana ibyo byaha, kandi iyo twihannye ibyo byaha Imana iratubabarira. Nk'uko intumwa Petero ibivuga, iyo kwihana bimaze kubaho hakurikiraho kubatizwa. Kubatizwa ntibigomba kwirengagizwa kuko na Yesu ubwe yarabikoze. Kristo yabatirijwe mu ruzi rwa Yorodani mbere y'itangira ry'umurimo we. Kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko umuntu aretse ibibi bye akaba ahindutse icyaremwe gishya. Tukiri aha, reka twemere ko ari inyigisho ya Bibiliya ko umubatizo wemewe ari uwo kubatiza mu mazi menshi, kuko na Yesu ubwe ariko yabatijwe. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'i Salimu, kuko ariho hari amazi menshi. Abantu barazaga bakabatizwa. Yohana igice cya 3 umurongo wa 23.
Nkwibutse ko turi kureba intambwe umunyabyaha atera igihe agana ku bugingo buhoraho. Intumwa Petero yakomeje ivuga ko nyuma yo kubatizwa bazahabwa Mwuka Wera. Yesu akiri hano ku isi yasezeranye ko azatanga Mwuka Wera ku bantu bose bazamwizera kugira ngo babashe gutsinda ibigeragezo. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Iwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Yohana igice cya 14 umurongo wa 16 n'uwa 17 n'igice cya 16 umurongo wa 13. Ukuri gusobanutse ko mu byanditswe ni uko umuntu abanza kubyarwa n'amazi, ariko kubatizwa mu mazi menshi, hanyuma akabona kubatizwa na Mwuka Wera. Yesu yabwiye Nikodemo ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Yohana igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 8. Uyu mwuka Yesu atanga niwe utsemba ikibi cyose kirangwa mu muntu, maze umuntu w'Imana akaba ashyitse rwose. Ku muntu umaze guhabwa Mwuka Wera atangira urugendo rwo kwezwa, ari rwo rugeza umuntu ku bugingo buhoraho. Intumwa Petero ibivuga muri aya magambo: mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'Umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe mu maraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 2. Intumwa Pawulo nayo ishishikariza abantu kwezwa muri aya magambo: mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Nimureke twese duharanire kugengwa na Mwuka w'Imana kugira ngo turusheho gusa na Kristo. Intumwa Pawulo yaranditse ati, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 13. Ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bakoze icyaha kubera kutumvira itegeko ry'Imana, ariko iki ni cyo kitugaragariza urukundo rw'Imana yacu. Yatanze umwana wayo ngo adupfire, kandi iyo twizeye uwo mwana duhabwa imbaraga ya Mwuka Wera, kandi iyi mbaraga niyo nanone tubashisha gukomeza amategeko y'Imana, tukabaho imibereho ihuje n'ubushake bw'Imana. Mu gusoza, reka tuvuge no ku mbuto za Mwuka Wera. Izi mbuto zigaragarira mu bantu bayoborwa na Mwuka Wera, kandi nizo zihamya ko bizera Kristo by'ukuri. Ariko rero imbuto z'Umwuka Wera ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 no 23. Abagaragaza izo mbuto mu mibereho yabo nibo bana b'Imana, kandi nibo bamenye Imana. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Aba bamenye Imana rero nibo bafite ubugingo buhoraho. Wari kumwe na Akayezu Body Santive. Ubuntu n'amahoro bituruka kuri Data wa twese bibane nawe.